n'ubufasha bivuze ngo niba Imana yahera yita umugore umufasha umugore ni umufasha uvuga ngo ese imibonano mpuzabitsina no kuba umuntu akunda undi bihurirahe ese bitandukanirahe impamvu ubu uyu mukobwa wabifata gute yego se wamugana hirwa wowe ubibona gute koko umuntu ukoranye n'uri sex baba bakundana oya urukundo na sex urukundo n'imibonano mpuzabitsina ni ibintu bibiri bitandukanye uvuze turabasuje cyane bakunzi bacu mudukurikira kuri YouTube channel Eriva 250 amahoro y'Imana nabane namwe uyu ni wa mwanya wacu w'ibiganiro ndetse uyu munsi dufite abatumirwa beza basa n'Imana basenze Eriva 250 tuba tubafitiye ibyiza byinshi ni wa mubyeyi wanyu Mukamana Erivani umugore ufata umugabo wese nk'uwe kandi umubyeyi ufata umwana wese nk'uwe nimugira amahoro turabasuje mwese aho muherereye ku mpande enye z'isi zigiye zitandukanye by'umwihariko abantu mubasha kutwumva mu rurimi rw'ikinyarwanda turabasuje abaturanyi bacu abarundi ndetse nawe wicariye mu Rwanda iburasirazuba iburengero bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru kandi n'umujyi wa Kigali komera cyane wowe utameze neza ndagira nkubwire ngo humura mwisi ni gatebe gatoki bishobora kuba bitameze neza uyu munsi ariko ejo bikaba bimeze neza reka rero dusabe abatumirwa bacu tubabwire ngo ikaze mwasuhuza abantu badukurikiye kamere kuri uyu mugabo natangira nivuga yego ukongera ijwi kugira ngo bakumve neza kabwira abanyarwanda abo hanze bose amazina yitwa Inshuti Jean de Dieu umunsi mwakoze kuntumira yakora akantu uyu munsi abantu batazi abanyarwanda yego n'abanyamahanga yego kugira ngo bamenye uwo bagiye kuganira nabo ako niko kantu yego muri make ikaze muri Hindura Isi Nziza ikaze dufite ndetse n'umuntu ukomeye hano ikaze wakwibwira abantu badukurikiye kuko bose ubwa mbere barakuza ariko hari abari buze uyu munsi nagaruka ubwa mbere nanjye nitwa Hirwa Emima rwose ndi umukobwa wanyu uri umukobwa wacu umukobwa wanyu yego ikaze Hirwa Jado uri umugabo nabivuze uri umuntu w'umutware wubatse urugo ni nayo mpamvu twagutumiye muri iki kiganiro turi kumwe n'urubyiruko turi kumwe n'umuntu w'umugabo rwose ndetse twavuga ngo ni ikikwerere ni umugabo w'intarumikwa kuri pe maze kugira imisatsi irenze ibiri reka rero nsabe Hirwa avugire abakobwa bagenzi be ese Hirwa uyu munsi dufitiye iki bafitiye iki yego bafitiye ibintu byiza gusa nyine birafasha umuntu wumva ko bimufitiye akamaro kandi birafasha umuntu wumva ko ari ibintu byamucanga akavuga ati biriya bintu bihurira he yego ngenda naracunze mbona ko hari ahantu bidahurira nawe ubwo niyumva ibyo mvuga wenda arahita amenya ngo ibyo nibazaga mbiboneye igisubizo ubu hari urimo kwibaza ati si ibyo bintu ni ibiki reka tubamara amatsiko muri Hindura Isi Nziza yacu y'uyu munsi dufite nk'uko mubizi tugira ijambo cyangwa se insanganyamatsiko turi buganireho uwo munsi uyu munsi tugiye kwiganira ku ijambo rivuga ngo ese imibonano mpuzabitsina no kuba umuntu akunda undi bihurirahe ese bitandukanirahe impamvu ni iyihe uyu munsi wa none iyo umukobwa umusore amuporopoje akamubwira ati nyamara burya ndagukunda kandi yenda agendereye ko bari buryamane iryo joro birangira umukobwa yumvishe ko amukunda banashwana yamwima wa muntu ntazongere kumuvugisha kuko ati urukundo rw'ubu rwarahindutse bikamucanga umugabo nawe ugasanga wenda yigiriye ibyago umugore we ntibameranye neza yagira hirya akishimira umumama mugenzi we ati nyamara buriya ndagukunda kandi yenda yagira ngo yikize umusonga ese uyu munsi ubundi mutubwize ukuri
urukundo no gukora imibonano kera babyitaga gukora urukundo bihuriraho ibi bintu ko ngira ngo abantu b'Imana bashira amatsiko. Reka mbanze. Yego. Kuvuga ngiye nk'umugabo. Ubatse ubana n'umugore buri munsi. Yego. Numva segise kora urukundo. Segise ni urukundo. Wowe uragira uti segise kuri njyewe ni urukundo. Yego. Hirwa. Rwose. Ubu uyu mukobwa wabifata gute? Yego se wamugana Hirwa wowe ubibona gute koko umuntu ukoranye n'uri sex baba bakundana? Oya. Urukundo na sex. Urukundo ni mubonano mpuzabitsina ni ibintu bibiri bitandukanye. Uvuze? Urukundo no kuba wabonana n'umuntu ni ibintu bibiri binyuranye. Mbaho byo kunara ibintu bibiri bitandukanye. Igiye kuguha ingero ebyiri kandi zifatika. Abantu barikanza batangiye kwibaza ibyo ari byo. Naco tubwire. Reka mbabwire. Uremera ko ushobora kumarana n'umuntu imyaka 6 8 mutarakora sex kandi mukundana? Ibyo bintu urabyemera? Okay. Jadura byemera? Kandi mukundana? Ntabwo nabyemera. Uyu munsi ko ari urujijora. Uyu munsi tugezemo iyi si turimo no munsi. Yes. Izwa mugenzi. Kugira ngo umuntu akwizere ntabwo imyaka 6 ntabwo yashira. Jado waremera ko mu gihe mufitanye urukundo rwinshi imyaka 6 ni myinshi. 6 Hirwa wowe icyo kizero ugikura he dusobanurira? Yaba ari 6 n'umunani ni nanjye mpa impamvu yabyo ushobora kumara imyaka 6 byo nutarabikora. Ukundana n'umuntu ariko mutaragira. Yego. Kandi ariko Jado uziko ibintu bishoboka. Uziko hari umuntu wigeze kumbwira ngo yajyaga aryamana ku buriri bumwe na sheri we bateretana ngo ntibabikore bavuye mu masengesho ngo bakiryamira noneho ngo akanabeshya niwabo ngo yagiye gusenga ngo kagenda kamusura ngo bagapfumbatana ngo ntiyagire n'ugira icyo asaba undi bagatinya bose bagataha. Ese kuko ibyo bintu wa mugani segise ubwo ni urukundo kandi abo bantu bakundana? Ahubwo hari ikintu nge aho ngaho ushobora gutanga uwo muntu ntabwo yari muzima. Yararwaye. Kuri kw'Imana uriya muntu yararwaye ntabwo yari muzima. Oya duhize ni mpamvu nk'ebyiri Hirwa iyo ngiyo ntihagije duha impamvu zifatika nanjye byumve neza. Umuntu muzima nyamuzima. Yego muzima. Nyamuzima. Niyo umwegeye cyangwa ukamukora gutya bita bimubaza. Yego. Jado uzikubanza abantu badateye kimwe. Hirwa waragira ati ni imyaka 6 irashira. Ubwo nawe ubwo se ubwo ni muzima ra? Hirwa tubwire wasanga ari uburwayi. Ubwo se uburwayi? Ntabwo ari ukudwara. Urarwaye pe. Turafata amasengesho tubisengere. Reka mbasenge. Ntabwo ari cyo kuvuga ngo ni uburwayi. Abantu bacu basengere. Oya, ni mu nsengere kuri icyo kibazo. Ahubwo mbabwire. Yego. Ntabwo ari kuvuga ngo umuntu ararwaye. Ibyo bintu ni ibintu bibaho cyane. Ntabwo imibonano mpuzabitsina n'urukundo ni ahantu bihurira. Ntabwo bihura sinzi impamvu mutabyumva. None se ubwo ikibanza ni ikiheze icy'ingenzi hubwo uretse nanjye mubaza ana yanjye ko abantu bavuga ko wubaka wese yubaka kugira ngo akore imibonano kandi akubakana n'uwo yakunze ibintu bitandukanye imibonano mpuzabitsina n'ubufasha. Kuki mutandukanye ibintu n'ubufasha? Bivuze ngo niba Imana yahereye yita umugore umufasha. Umugore ni umufasha. Nabwo murabizi no muri Bibiliya birimo. Ni gute umugabo ava mu rugo rwe cyangwa umugore akava mu rugo rwe akagenda akajya kureba undi mugabo hanze cyangwa undi mugore hanze akakongera agataha mu rugo iwe. Umuntu ni ubufasha ntabwo ari urukundo. Ibintu uko biri mu rujijo. Eriva 250. Karame turakumva. Rata. Okay. Ngiye kuvuga nk'umuntu. Ongera nijwi kugira ngo abakunzi bacu. Yego rata turebere kuri. Yego rata aracyari butubaza ariyo mpamvu. Ntagabizi. Yego. Ntagaza uburyo byubaka urugo. Yego rata. Birabintu byubaka urugo. Bituma nta mujeni wo mu rugo. Yego. Bituma nta mahana wo mu rugo. Muranagana n'iterambere mu karigera. Iyo muhuje neza, iyo mwabikoze neza. Yego. Igikorwa cyagenze neza buriya
muraganira ibintu bikagenda neza